Ibihe byiza mwe mwaje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka duhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora, aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni nyuma y'aho tumaze kubagezaho inkuru y'itsinda cyangwa se korali ya Ambassadors of Christ igiye gutaramira rero hariya ku kirwa cya Iwawa, ni hariya nyine gereza nyine igorora bamwe mu bahafungiye. Iyi Ambassadors of Christ yagiye rero ikora ivugabutumwa, gusa muri iyo vugabutumwa hagiye haba ibintu bimwe na bimwe bidasanzwe. Ndagira ngo abe ari byo bintu tuza kugarukaho, dore ko ari n'ibintu twakita nk'igitangaza, aho iri tsinda rero cyangwa se iyi korali Ambassadors of Christ yabashije kubona abantu bagera ku 195 bakira agakiza. Ibi ni ibintu twavuga ko bidasanzwe cyangwa se ibintu biremereye cyane, bifite agaciro kubona abantu nk'abariya babarizwa hariya babasha kwakira agakiza, ndetse atari bake. Ubundi byari bimenyerewe ko wenda bajya hari ugasanga abantu 3-4 nibo babashije kwakira agakiza, dore ko benshi rero usanga nyine no kwiyakira ubwabo byarabananiye, aho baba bavuga bati n'ubundi byacu byararangiye, cyangwa se bavuga bati nubwo twava hano tuzakomeza akazi kacu twakoraga cyangwa se ubujura bwacu, dore ko abarizwa ari abo usanga bakekwaho ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibyaha by'ubujura, ibyaha by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero iri tsinda rero Ambassadors of Christ ryagize amahirwe twakita nk'umugisha, ribasha kubona abantu bagera ku 195 bose rero babasha kwakira agakiza. Akaba rero ari ibintu byabashimishije kandi bikora ku mutima, ndetse nabo bahereza icyizere cy'uko urugendo bafashe atari urugendo rwapfuye ubusa. Ni urugendo rwumva ni ku kirwa, bafashe urugendo rero bafata ubwato barerekeza, dore ko ibi byose nyine byabaye ku itariki 21 aha nyine ni muri Gashyantare. Inkuru murabyibuka ko twe twayibagejejeho, gusa niba utarareba n'urugendo uko rwagenze, nyine wayireba iri kuri YouTube channel yacu. Gusa ntabwo ari byo ngira ngo tugaruke urugendo rwabo, ahubwo ndagira ngo tugaruke kuri byinshi byagiye bibera hano nyine hano Iwawa, dore ko abantu bari benshi bari bateranye nyine, abagororwa bari benshi cyane rwose. Nabonaga rwose ko nyine nabo babiteguye, ababishinzwe babicaje rwose kugira ngo babashe kureba nyine kimwe muri iki gitaramo. Ni igitaramo cyongeye kubasubiza imvamutima ndetse no kubagaruramo icyizere, dore ko no mu barizwamo y'ikorali nyine Sara Sanyo yari yabigarutseho, avuga ko rwose ikibateye kujya hano Iwawa ari ukugira ngo bongere bagarure icyizere bamwe mu bagororerwa hano. Hari ababa baratakaje icyizere bavuga bati nubwo wenda leta yatubabarira, ariko Imana yo ntabwo yazatubabarira. Ariko baravuze bati reka tujye Iwawa byibuze tubagaruremo icyizere, bumve ko rwose ko mu gihe bavuye hano bashobora kongera kuba abantu bashya, ndetse bakegera n'Imana. Hari benshi rero bagiye bavuga ko bakiriye nyine agakiza, dore ko nk'uwitwa Dusengimana Jean de Dieu, uyu nguyu akaba afite imyaka 22, uyu abarizwa mu karere ka Gicumbi, ndetse akaba nawe yarakiriye nyine agakiza, akavuga ko yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza kugira ngo azasubire iwabo yarahindutse, ubundi ntazasubire mu bujura. Dore ko nyine ubujura bwari bwamugejeje wa nyine kugeza amagingo akaba ariho ari kubarizwa. Aravuga ati rwose nzaba narahindutse, nzaba ndi umuntu wundi udasanzwe. Yabivuze mu magambo aragira ati ubujura nibwo nakoraga nkoresheje ndetse n'ibiyobyabwenge, ndetse anavuga ko igitumye afata umwanzuro abitewe n'inzira yanyuragamo, ndetse nabo nyine yaraziranye nabo, dore ko bakoreshaga n'ibiyobyabwenge ndetse bagakora n'ubujura. We yafashe rero inzira yo kubireka, yiyemeza kuba yabyigobotora, ubundi akagendana na gahunda za leta ndetse n'Imana nyine muri rusange. Ni benshi bagize ibyo batangaza nyuma yo kwakira agakiza, gusa ibi rero twavuga ko ari ibintu bifite agaciro, dore ko bigira n'uruhare runini cyane muri leta, ndetse byahise ko binashimisha bamwe mu bayobozi b'iki kigo gishinzwe nyine igororamuco. Uyu twamwita wenda umuyobozi nka Fred, yashimye iri vugabutumwa rya Ambassadors Christ, ndetse anasaba wenda n'andi madini kuza rwose kwegera abayoboke babo kugira ngo
by'umwihariko nyine nabo mu gihe bavuye hano bajye babona rwose inzira bakwiye kunyuramo nziza. Iri tsinda Ambassador of Kristo ryatangaje ko nyuma yo kubona abantu bagera kuri 195 ndetse bagiye guhabwa inyigisho kugira ngo bazabashe no kubatizwa, ubundi bazave muri gereza bejejwe ndetse basa neza cyane. Ntabwo birangirira hano Iwawa gusa iri tsinda Ambassador of Kristo yatangaje ko rero rizahita ko ryerekeza no mu yindi gereza, ni ukuvuga gereza nyine ibarizwamo abagore, ndetse nabo bagiye kuvuga rero ivugabutumwa kugira ngo babashe kubona byibuze ko bamwe mu bantu rero babo bahinduka. Iri tsinda Ambassador of Kristo rimaze imyaka myinshi rikora uru bukangurambaga, twavuga ko ari ubukangurambaga butabaye ku nshuro ya mbere cyangwa se ya kabiri, ahubwo ni ku nshuro igera hafi ku nshuro ya 30, dore ko abangaba by'umwihariko bibanda ku rubyiruko. Bibanda ku rubyiruko ubundi bakagenda rero bagatanga ubutumwa ndetse bakagira n'uruhare nyine muri sosiyete kugira ngo bongere basige sosiyete ari nziza kurusha uko bayisanze. Iri tsinda Ambassador of Kristo bazi rero mu ndirimbo zigiye zitandukanye by'umwihariko, dore ko nk'indirimbo yakunzwe cyane bita Solange, Hoziyana, ni zose indirimbo bari bagiye baririmbira hano Iwawa nyine, aho benshi wabonaga rwose ko bishimiye n'ubu butumwa buba mu izi ndirimbo ndetse bigaragaza urukundo nyine bakunda iyi korali ya Ambassadors of Kristo. Byari ibintu byiza rero, twavuga ko kandi ari ibintu bifite agaciro, dore ko nyine iri tsinda Ambassador of Kristo ni mu matariki atari aya kure, ubundi nabo bakajya gutaramira ahandi. Gusa rero icyo nagusaba niba turakanda subscribe, nagusaba kuyikanda ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano byivugiro 5/5. Timwabanye nitwa Kandi ndabashimiye.